reka noneho dutangire, tugiye gutangirira ku ndwara zo mu kibuno. Indwara zo mu kibuno hariyo bita karizo, hakaba niyo bita moroyide. Moroyide ni indwara ebyiri zitandukanye, hakaba n'indi bita gutukura ko mu kibuno. Ariko byumvikane ko abantu bakunze kurwara karizo ni abantu bakunze guhora bicaye cyane cyane kandi banini. Umuntu kenshi na kenshi agakunda guhora yicaye bigera igihe hajya hasi kuri nisi hagatutubikana. Iyo hatutubikanye haza uduheri, iyo haje uduheri havamo agaheri kamwe kagakura. Iyo kagaheri kamwe gakuze, iyo ndwara bayita karizo, kajya kagenda gakura nk'akaregeya. Iyo ngiyo bakaba bayita karizo, ari byo bita kumagara k'umutsi munini ufashe ikibuno, ariho hasi kuri nisi hajya bita kunya. Iyo wa mutsi umaze kubyimba, iyo wumvise ko bayita iki? Karizo. Noneho hakaza indi bita moroyide, ari byo bita kumurika, ari byo bita mu kinyarwanda kibi cyo kwandagaza, kuzana umura. Umura ugasohoka ukajya hanze. Iyo rero bakayita moroyide, ariko kuziduka k'umutsi munini ufashe ikibuno, ariko kwihinduriza k'umura. Ibyo byose bikaba bituruka ku kirere cyane cyane. Moroyide iza habayeho ibintu bibiri: umuntu igihe yahiswe, cyangwa se umuntu igihe ari kwituma umwanda ukomeye. Cya gihe uri kwituma umwanda ukomeye, uragenda wagera kuri wese, cya cyuka cyari busunike umwanda kigahita kisohokera, ahasigaye noneho kaguma kuri wese, wikanira ukikanira kwa kundi uri kwikanira, umura ugasohoka. Akaba ari byo bita kumurika. Byaba ngombwa hakaza hariho n'amaraso, umwanda ukazaho n'amaraso kuko umwanda uba warumiye mu mara. Nanone hari ubwo umwana, cyane cyane abana bari hasi kuva ku myaka itatu, kuva ku myaka itatu kugera ku myaka 5, nabwo umwana akunda kugwara imiswi. Hari ubwo umura unyerera, wanyerera kubwo akunda kugwara imiswi, wamura yajya ajya kwituma, umura nabwo ugasohoka. Bakabyita kugenza ute? Kumurika. Iyo ndwara igakunda kugwara abana bari hasi y'imyaka, kuva ku myaka 3 kugera ku myaka 5. Ariko ibyo byose n'ubundi byumvikane ko bituruka kuri ya nzoka ya mibi iba mu rura runini rubamo umwanda utegereje gusohoka, ari ishinga imitwe yayo mu mabondo y'urura. Mu rura runini rubika umwanda hajya bita muri koro. Noneho muri rwa rura rubika umwanda bita muri koro, niyo ya nzoka ishinga imitwe yayo mu mabondo y'urura. Noneho wajya kwituma, cya cyuka cyari kirasunika umwanda kikizokera, umwanda ukaguma mu mura, ariho usigara wikanira, noneho bigatuma umura usohoka. Iyo bakayita moroyide. Hari n'indi rero bita gutukura ko mu kibuno. Ni kwa kundi ukunda guhora wicaye, noneho hakaza hatutubikana hakazaza gare, ukaje ugenda washima hakazageraho hagatukura. Icyo gihe nabwo ngohereza umuti wo kwicaramo n'uwo kujuranywa. Naho kuri karizo ngohereza umuti wo kuja wicaramo n'uwo kujuranywa. No kuri moroyide ngohereza umuti wo kunywa n'uwo kuja wicaramo, ubundi ugakira mibe, ugakira n'izindi nzoka zituma uja kwituma ukituma icyuka gusa. Dore ko se karisi na mibe bihuza ibimenyetso. Uretse ko nanone umuntu ashobora kugwara iyo bita imanika, ari itera kwituma amaraso no kudara. Iyo kera umuntu yadaraga kandi ananutse kandi akituma amaraso, icyo gihe baravanga agwaye iki? Imanika. Nayo iyo umuntu ajya kwituma akituma ibihuka cyangwa se ibintu bitindimirana, iyo bayita mibeteniya. Kandi izo zose zitera indwara zo mu kibuno, arizo zitera n'indwara zo mu mara, aribyo bita kuziba kw'amara no kubora kw'amara. Umuntu agahora agonga mu mara, biturutse gushaka kuziba kw'amara no kubora kw'amara. Noneho reka tuhave twegere umwijima. Tukiri kuri amibe, hari ikibazo umuntu yambaje arambaza se
abantu baciragura bakunze kuvuga ko abantu bakunda guciragura cyane baba barwaye amibe. Ese koko nibyo? Niye amibe baba barwaye? Niye nama wabagira? inama nabagira guciragura, ushobora no kuba udafite ibimenyetso bya amibe bikujana mu guciragura, ariko nubwo ushobora kuba urwaye amibe cyangwa se utayirwaye, ushobora kuba urwaye amibe ugaciragura. Ushobora no kuba udafite ibimenyetso. Ubundi nta muntu n'umwe ubaho ubura inzoka mu mubiri we, nta n'umuntu n'umwe ubura inzoka mu nda ye, ahubwo igihabwa n'inzoka imbaraga cyangwa igitera inzoka imbaraga ni mikorobe tujya. Tuvuge nk'urugero, nigeze nsanga umuntu uri gucuruza ibyo kurya, yari gucuruza ibyo kurya kandi ari no guhitwa. Byumvikane ko niba yari ari guhitwa kandi ari gucuruza ibyo kurya kandi biribwa ako kanya, ubwo byumvikane ko ababiguze uwo munsi n'ababiriye nabo yabanduje ya mikorobe. Byumvikane ko kugira ngo umuntu atumbe cyangwa ahitwe, nuko mikorobe ziba zimaze kuba nyinshi mu nda yawe, cyangwa se kubyimba kw'inda biturutse kuri mibe, nuko amagi y'inzoka ya mibe gaba gamaze kuba menshi mu nda yawe. Ariko byumvikane ko nko muri iki kinyejana tugenda dukoresha imiti itandukanye. Nanone hari igihe ukunda gukoresha imiti itandukanye n'ibindi binyobwa tugenda tunywa bikarisha cyane cyane bikamura ururenda mu gifu, bikazagera igihe ururenda rugashyira mu gifu. Rwamara gushyira mu gifu, ka karandagi ko mu gifu kagahindura umwimerere wako, ukaja uhorana isesemi. Ariho bamwe bazana n'ururenda rw'umuhondo, ugasanga umuntu araruka ururenda rw'umuhondo. Niba rero wewe uje kuruka ururenda rw'umuhondo, ntabwo ari uko urwaye amibe, ahubwo ni ibinini kenshi na kenshi ukunda gukoresha byananije igifu cyawe. Icyo gihe uba ukeneye umuti wageneye gusukura mu mara ndetse no kongera ururenda mu gifu rw'umwimerere. Ariko nanone twibuke ko ururenda mu gifu rushinzwe kurinda ibyo umuntu ariye byose kugera ku mihore y'igifu. Byumvikane ko dusanzwe tuzi neza ko hari umuntu ujya urusenda rukamujya mu gifu, hari umuntu unywa tangawizi ikamujya mu gifu, hari umuntu ujya indimu zikamujya mu gifu, hari umuntu ujya impungure zikamujya mu gifu. Byumvikane ko niba ujya impungure zikakujya mu gifu, nta rurenda ufite mu gifu. Niba ujya urusenda rukakujya mu gifu, nta rurenda ufite mu gifu. Niba ujya tangawizi cyangwa tangawizi ikakujya mu gifu, nta rurenda ufite mu gifu rwakamyemo. Nanone niba ujya indimu ikakujya mu gifu, nta rurenda ufite mu gifu. Kandi twibuke ko ururenda mu gifu nirwo rushinzwe kurinda ibyo turiye byose guhita bigenda bikagera ku mihore y'igifu. Iyo rero bya bindi uriye bizereye mu nda ariko biri inyuma ya rwa rurenda, birinda igifu kugeraho ibyo uriye byose, kuko rwa rurenda ruba rwakirinze cyangwa se rwarinze imihore y'igifu. Ni nagwo rwa rurenda kuri babandi nanone aja kwituma, yagera muri wese akikanira, akituma umwanda umeze nk'ibuye. Byumvikane ko n'uwo muntu nawe nta rurenda afite mu mara. Bamwe bituma n'amaraso, wa mwanda kuko uba wakoboye hehe, uba wakoboye mu mara. Noneho wamara gukobora mu mara, biturutse kuri ya nzoka nayo izikarigata rwa rurenda ruba mu mara rwarashizemo, rwamara gushiramo ugatangira uja kwituma ukikanira, wakituma ukumva haje n'amaraso cyangwa se n'umwanda uvanze n'amaraso. Uwo nawe nta rurenda rwo mu mara aba afite. Noneho rero hari ikindi kintu rero ye kubabwiraho cyane cyane ku bakobwa bakiri batoya. Ngira umuti uvanga n'amavuta y'inka wo guca imyeyo, cyane cyane n'abantu nubwo waba uri umudamu utaraciye imyeyo ukaba ufite imyaka itarengeje 35, nguhereza umuti uvangwa n'amavuta y'inka wo guca imyeyo bigacamo neza. Kandi twibuke ko guca imyeyo burya ni umwambaro w'umudamu uba wikwije. Kandi nanone twibuke ko nayo ifite umumaro, ariko ushaka gusobanura akamaro k'imyeyo cyane cyane twagakwiye kubiganira turi kumwe. Niba ufite icyo kibazo tukabiganira n'umuti nkaho uguhereza, ubundi bikagenza gute, bigacamo neza. Nanone tudatinze tugiye kureba akamaro k'umwijima.
umwijima ufite inshingano eshatu z'ingenzi. Se wari uzi ko umutobe w'igikakarubamba wakuvura umwijima byibuze wifashishije n'igitunguru cya onyo na karoti, ndetse byaba ngombwa ushaka kugira ngo ukire neza umuntu agutunganyiriza umuti wuzuye umwijima wawe ugakira. Reba rero agasabo k'indiwe kaba k'umwijima iyo kiyengetse kakamena mu gifu bituma inogerezwa ry'igifu rikogwa ry'ibyo wariye. Saba rero reka dusoze, unshaka kuri nomero yanjye wa telefona 078 66 93 74. Yes, arakoze cyane rero muganga. Turi kumwe hano muri studio za VOA Radio, ndetse mwibutsa ko ushobora kumukurikira kuri VOA Radio cyangwa se VOA Media TV, ni ku rubuga rwacu rwa YouTube.